tugiye gusenga Imana nimba bari kijambo rikubwira aho gusenga Imana rero mu buryo bw'umwuka iyo nda yawe irimo ikintu kimeze nk'aho hari umwana bigana ikigari imyaka 2 umwana mu buryo bw'umwuka urumva ni ubwa mbere ugeze hano warajirwa usibageza kabiri muri kuraje hari haba abantu benshi nyamuzo impamvu y'amazi shuri ariko twahiye systeme ariko abasa 8 turatangira kare none tutayakira sibese tutayakira ntabwo tutashye bajya basaka tutashye ese nasho cyane kiranga turi bino
hirya Pastor Mose arabyibuka turi mu hitwa mu Kagano ahantu usohotse Nyungwe ahantu hitwa mu Gisakura nigeze njya mu giterane nsanga hari umudamu ufite inda yarabyimbye adashobora guhinga adashobora gute tumuyisuka turi mu giterane arahinga yarahamagara ati nejeje ibitoki nagize gute inda yarahotse handi no twabona mu giterane mu Kagano nabibuka yarahimba imyaka 3 inda yaragiye ingana nk'iyi twaramusengeye iyo nda sinibuka neza uko byagenze twagiye kwa muganga naragoye kwa muganga indoro irarangira sindi ikintu bateruyemo bakuye mu gisabo rakoze cyane imyaka myinshi inda yawe mu buryo bw'umwuka harimo ikintu kimeze nk'umwana ariko atari umwana ari umudayimoni muri abantu bazi kuroga nabaha kabone badamada wese bayikoze ari n'abagabo bayiroga tuze kumuhiga bakurangiye hano twamusengera Imana yamugize nta kantu gateramo ibisimba kandi koko birumvikana ari ibintu by'ibisimba bamaze kumwika kabiri ngo yapfuye ariko yateguwe hano hameze nk'ahantu hifuye Quando ne byaturunguye uri gukunda bibyinjira mu bikorwa bareka mugenzi gushyira ubundi icyo baratanze mwumve vuga cyane twumve n'umugabo wanjye nashakanye nawe ngo azi ko mfite miliyoni amafaranga nyabuze ahita ageraho gutyo ashakanye n'umugabo arazikorogesha yari azi ufite miliyoni ntabwo abantu nari hano Kimisagara acuruza hariya gusura nawe acuruzaga nari mfite inzu ndekamo ibitoki nakuta n'ibindi bintu byinshi ariko amafaranga ubu yasizeho mpagaze yacuruzaga ibitoki ibyo kurya byose imyumbati ibijumba ibishyimbo none se imyaka 2 ayo mafaranga yaba agihari none se nagira ngo bakuru banjye miliyoni 2 n'igice amafaranga asize bicarane negereza amaboko yagiye mu bapfuba muri miliyoni 2 n'igice bakubwira ngo baragukize ayarinda ubusa ariko muri hano harimo abantu bicaye Imana ntiyashubije Imana ntiyabikoze Imana ntiyampaye umugabo Imana ntiyagize gute yonyine ubuzima ufite wakubaza ikiguzi cyabwo reka dushimire Imana y'ingurira mu kimwe neza n'imodoka y'imodoka ndagwa hariya kwa mutwe y'impa
we ariko bankora ndi muzima ndongera ngiye kwivuza mu bitaro mu bandi n'umumotari ngo nkiriya kumara nk'izuba riva umumotari arambwira ati matani niwe y'inkuba yari kubise nubwo nari mbigendeye avugira ngo koko ndabizi n'abatwara imodoka ugatwara umuntu baroze impanuka wamugana ukabigenderamo wari ukwiye kugenda wasenze cyangwa se ugatwarwa n'umushoferi nabo baroze nawe ukabigenderamo wagize madamu hari umuntu wamubwiye ngo akujyane muri Tanzania uriya muntu wamubwiye iki aramubwiye nta mafaranga mfite iyo ukiza kujya muri Tanzania Imana ibiyobora bari kugwayo kuko aho wari ugiye niho bakuye hano bimuke ngo gororezi urimo hano mu Tanzania none ari mbisi ndakubwira byose abakuru babwire ntabwo n'abashaka bikeye bakubwira ibintu imyuka mibi ibahaye abazimu barabarangira neza niyo mpamvu ushobora kuba ati ese ko pasiteri yabwiye ibi bintu umwami w'ubuzima bakabimwe none se yibaze ko Imana imbwiye ngo yajya hakurya iriya yari gupfirayo uwamujyanye wagomba kumujyana yagomba kumugeza neza nyirizina kuwamuzi bari gupfa umupfumu yamubwiye umupfumu amaze igihe cyari kubwiye umupfumu yakubwiye ryari amezi abiri ibaza amezi abiri nanjye ndabimenye ko yarigihana ubwo watwaye magana inani yarambwiye ngo baragura muri itungo Imana imwereka ibintu byakuye kuri uyu muntu kuko hari n'umuntu bavuga ngo bagiye kukuva umuntu barasaza idasaguza ibyari umuntu w'umukobwa bamurasakara bashatse kuvuga uwo muntu kugira ngo azashake kuko we yagiye niho hari ifoto yiwe saguza hanyuma ngo bari kumuha miliyoni 9 ngo enye ngo azigure n'umuriro ayishyiremo abana ngo eshanu nazina bazamenya ko yaroze igihe ryari eshanu nazitanga kuri wowe azamenya ko yaroze igihe natwe tugiye gusenga nimba Imana ishimye yuko igashima yuko ari umudamu dutangireyo dusenge hari igitangaza Imana irimo madamu ntabwo dupfuye bindigiye guhomboka azamere gutya gukomeza namugaza byawe Onesto Padre Gesù Cristo mw'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nyabwiriza imbaraga z'abadayimoni zose wa mudayimoni we nagutegetse wa nkuba we nagutegetse
bivaho. Za inzoka zirindwi zaturutse muri Tanzania, ubanza kuko muri zirindwi ndabategetse nimusohoke, ndabategetse nimusohoke, ndabategetse nimusohoke, nimureke ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Dayimoni ngiye gutwikira kuri aya makaro kuko n'ubundi wamaze gushya. Ndagutegetse uve kurinda, ndagutegetse uve kurinda, ndagutegetse uve kurinda, ndagutegetse uve kurinda, ndagutegetse uve kurinda mu izina rya Yesu Kristo. Wa mudayimoni we, reka ubuzima bwiwe, ndagutegetse so mukomera amashyi mwese icyarimwe. Aya mashyi mukomye wakoze ibingibi ahuye n'akaga k'uyu munsi. Wakoze biriya kano kanya ibyo yamukoreye nawe mugiyeho. Kuko mbonye abadayimoni yohereje n'inzoka bose bagenda umurongo, baragenda mu mubyeyi ntabwo agipfuye. Umureka ryamwe kuri yavuye hari ikibanza kumukorera wowe ufite agakapu mbonye uva inyuma amaso menshi mazuru arakibiziho uva inyuma amaso menshi mazuru wumva umeze neza wakitangane ibisagara twamusabira Imana kugira neza. Iyo uryamye urota ibintu bitari byiza byinshi bibi, urota ibigiye wahaguruka kubonye abantu babiri bameze nk'abana, n'abandi n'ababo n'abandi babiri bose turabana bana bangahe bose turabana papa wabo bose n'abakwe babiri batatu isi wabaye papa wabo hari igihe wumvishije uri mu mwuka wo kuba wakwiyahura, niba ushaka kwiga mu buzima bwawe ushaka kwiyahura, ibyo ushatse kwiyahura cyangwa ko ndabona mpaye kase ko namba simba naona ndabona ubuzima bubi uje kwiyahuza iki
barabitegura kuko Imana arambwiye ngo humura ntukiyaho Imana izakugirira neza nawe Imana izagira neza nawe Imana yagaruke izakugirira neza Imana izakugirira neza sibyo Imana izakugirira neza kandi nawe utaza gusengera uza gusengera cyangwa ikintu cy'inzoka kikwisingiyeho hari ikintu cy'inzoka kiri ku buzima bwawe kikwisingiyeho indwara ubona inzoka ikwisingiyeho tukaza kumusengeraho Imana ikugirire neza umubyeyi wawe yabaye iki umubyeyi wawe yabaye iki yishwe n'iki uriya mubyeyi wawe ujya ukunda kumubona mu ndoto bari mu bibazo niho nakubonaga bari mu bibazo sinzi icyo mwe bashaka kubibwiraho ariko niyo tubize kubisengera bari mu bibazo niho mubona bigakemuka se cyangwa ntabwo wamwishije ikintu Imana igushakaho ni ugukizwa kuko ibibazo by'umuntu ugiye kubisubiramo hari umuntu w'umugabo ushaka yuko mwabana ntahari uriya umusore agiye kwinjizamo nubwo wowe nawe ubwo ugiye kwinjiramo nibwo ukora uzabona ryari ndabona mukodeshereza 2025 niba wenda kujya muri abasore n'umushinga kubyara abana urashobora ugize amahirwe ko wageze hano Imana ikaba ikugira inama yo kuva mu byo Imana izamugirira neza sibyo se ntabwo Imana izamugirira neza fate udasanzwe usenge Imana izagukora ubukwe mudahe twese izamugirira izamugirire kandi nzi ko bizagenda neza Imana izakugirira neza izamugirira ndabona umuntu w'umupapa cyangwa se umusore amakuru yawe hari ibitero bijya bikugeraho ukabona hari n'ibitero biza kuzura bwawe uburyo bw'ibikoro uburyo bw'ibikoro ibitero biza nka serwakira biravuga ngo uyu muntu yari afite umugisha uyu musore yari afite umugisha yari azagera kuri none ibyo bitero biraguhungabanya rwose biraguhungabanya ku buryo no kwigura isogisi binaniranye hari akazi wari umaze iminsi ufite kandi n'ibibazo ndacyakaje ariko ntabwo kagenda neza ntabwo kagenda neza Imana igukiza ariko turi muri aya materaniro Imana irambwiye ngo ikugarutseho ikubise hasi imbaraga z'abarozi bagazimukanye akira ubukore n'izina rya Yesu bizamenyekana ku basore wendutse kujya ahantu ujya gusenga ndakubona umeze nk'aho uri umuntu umwe ujya ahantu nubwo ushobora kuba uri n'abandi bantu ariko wajya kubwira Imana ariko fasha ndabona bireba ntabwo niba wagiye urandeferi nabi Imana yambwiye ngo yarakubishije n'ubu yakubonye yambwiye ngo ibyo wasengeraga byose utanga igisubizo cyawe ukomere Imana washengeje Imana yambwiye ngo iguhaye umugisha yambwiye ngo iguhaye umugisha wayo igukingura imiryango yabonye ugira perezida wese ubishaka ujya ubiteganya
abiteka wowe ugira perime ugira n'igihe cyo gutunga imodoka yawe ibyo ukayoresha amaso yawe nta kazi ufite ureba ko ariwe kumenya 2014 none ibintu bakora tukamuhereza Imana icyubahiro kuko ubu ngubu bisohoye ubu ngubu byari 2014 bisohoye ubu ngubu ifunguye imiryango y'akazi ubwo ifunguye imiryango y'akazi uzakomeze uyikorere uzakomeze ubane nayo izaguhindura amateka izakugirira neza sibyo niko Imana amubwiye ntugateshuke uzakomeze ukorere iki Imana ibyo ni Imana izarema itaragukorera ubwagane haguruka mu bwoko gatoya mbonye mu nda yawe ugira ikibazo cy'amara mu nda yawe ugira ikibazo cy'amara ko mbonye ugiye kubura mama wawe kugira ugiye kubura mama wawe bitebye afite ikibazo abahe aba i Kigali ntabwo mubana muravugana umusengere ibyo mubwira ntabwo ugeze irota indoto bimeze nk'ibyo bintu bikubwira wararangaye umusengere cyane kandi uze kumbwira ngo nyuma cyane bambwira ko ushobora kuba n'ikibazo umufanye gusenga ngo Imana icyo kibazo ugire gute igikureho sibyo ni iki cyagukuye mu ishuri uratsindwa wabaga mu mwaka kangahe abandi bafunika neza bakafunika kuva ngiye wasura ku ishuri ngiye gusengera usubire ku ishuri sibyo imyaka ingahe Ada juga makan kan? Makan. Aku sih yang sebenarnya. Tuh kalau dari muka zapi kan, nono sudah pi. Awak baca baca di sini video. Nari pun aku tu kau apa itu? Nari pun aku. Buriya n'Imana ikuze ngo sura mu ishuri ugize umugisha uko umugisha wawe uri mu ishuri bememe haleluya sura mu ishuri sibyo unyine wikigenda babwira gukura amakayi donc leta twishimye tubera amashyeshya cyane hari umukecuru ubona mbonye umukecuru ajya abona bitambika ari kwiga ushobora kutamubona wenda kugera abona buri muntu mu isi na Yesu Kristo n'adaki isi imbaraga zamuzaga uburenganzira bwo kwiga isi imbaraga ziwukanye wambaraga z'abadayimoni yakwirukanye ndagutegetse yakuza bwiwe mu isi na Yesu Kristo natuyobwenge naturusa natutura neza natukorera natutura amashimisho n'amakabiri Iyo mana niyo dukorera
bateze ibibazo n'izina rya Yesu Kristo ndabwirwanya zose nakuza amahoro yo ku buzima bwawe n'izina rya Yesu Kristo Ernesto leva male zotike ayile male zotike Ernesto zotike wambaje wana kutike ya ku buzima bw'uyu genda baho kura n'izina rya Yesu Kristo wambaje masimo soka mujamiyo soka mujamiyo soka yabamo genda yakura baramusengereje ukomeze musengere Rwanda baramusengereje babamuzamuza ndagutegetse rekura uyu mwana w'Imana ari kimana kuzaho ndagutegetse rekura baho genda baho soka rekura n'izina rya Yesu Kristo Ernesto Ambaye wese Ambaye wase Anakuza kuzamuza kizi Ndagutegetse Utige Bwana njia Hebo soka Mungu Ukumeni museni Mungu Yote ni mwani soka Anyone so come. Organ nanya hati tahu. Wes sote ke opa. Ai ni sote ke. Isumali na siu kaya. Zamu shamaho. Lakini Nisir Yesu Kristo. Utawazili manamuke. Uchima manamuke. Nisir Yesu Kristo. Na sembaga zose. Sama da imoni. Nisir Yesu Kristo. Zana kusagawan. Utawuzumenga asira. Wambayo na kiu kaya. Nisir Yesu Kristo. Achiuzima. Ernesto leva male zike. Nibitendo kusema da imoni. Yaje kusagawa. Da kiu kaya wase nisina ya Yesu Kristo. Achiuzima. Ukumele kusema. Yozoka. Wanzoka. Kaso soka mwana ugende. Genda. Ukomeze musenge ni murangari. Genda. Soka wanzoka. Miche mwana wewe. Toka wanzoka wewe. Mwisi na Yesu Kristo. Ernesto pale zozike.
kiri mu iki kiri mu iki kiri mu iki yiga mu hasi ibi kiri ni twazanye Kubura kweli. Kubura. Izina rya Yesu Kristo imbaraga z'abandi mu cyo cyashe imyuka bitwaye cyashe imuteza kuba yakwiyahura wambara ngo mutegetse soba ndabiri bitero byose by'abadayimoni byaje ku buzima bwiwe wambara wese amasimu ndakwirukanye wambara ngo zirukane izo mbaraga zose zagamire kumugira nabi izo mbaraga zose zamwishemo twari twite zose mu izina rya Yesu ubutabazi bw'Imana amaboko Imana tuvuge bashyize abana twite mu izina rya Yesu uyobera igihe ntabwo tubona Moridesh, ndabona umurama benshi cyabari Moridesh. Abari Moridesh bazamutse kandi batoya. Domino. Hey. Stop. Nisina Yesu. Nisobara kuvuga ngo wala ngo so. Tena. So. Mwanaweza baba. Uliwaka kama mje. Kwa kupika. Uliwaka mwalimu. Uliwaka kama mje. Ukora watu sana. Imana y'Imana Imana ikomeye igiciro cy'isi yona cyukanye hey so bakuza wiwe ndagutegetse bakuza wiwe so bakuza wiwe Imana y'Imana ikomeye yewe ndi mwana w'Ukristo rekwa Muslimini mwanadamu, mtume mwanadamu. Bwana kwa sasa nakiuka. Na utwitse kuzawiwe. Mwisi na Yesu Kristo. Uyuruma wewe na kila mmoja. Soka. Mwisi na Yesu Kristo. Amen. Sose. Zidi kuzawiwe kwa ndategetse zirahuza n'ubwiwe ndategetse zihuye iyo wamara neza rasi soka
wambara we ndamuhize uriyoberanya ukamufata kubango nawe uzawe aka kanya twamutegetsera kumuza wiwe soka wiwe kumuza wiwe mwisi na Yesu Kristo lekwa bawo so akuzengereje wa mudayimoni ubu cyetwa mwijiyemo n'abakora amahoro kuzamuka akuzengereje nohereza umuriro satani lekwa mu izina rya Yesu mwizina rya Yesu Kristo ndetse Imana y'imbaraga, Imana ikomeye, abantu bakikanira hano bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Umucyo w'Imana uze ku buzima bwabo, ndasenya ibitero byose by'abademoni byaje ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ubutsinzi z'ishambo zimanuke kuri aba ngaba muri iteka ryose. Ariko mwabademoni ko mwamuvunaguye, ubundi murashaka iki? Izo mbaraga turaziruka zose muri izina rya Yesu Kristo. Umucyo w'Imana unoze, imbaraga z'Imana zize. Imana akoze ko umugire neza muri iteka ryose. Haguruka.